video twakoze ni video y'umuhanzi witwa Yuhi yitwa Trust Me. I mean story y'indirimbo n'umuhungu ubu uri kubwira umukobwa ngo amwizere nyine yuko he's a good guy nyine atari abandi bose. Sene ya mbere basa nkaho bari muri ku gitanda ni mu cyumba. So ndawe nagarutse kuvuga ngo ndashaka ko indirimbo Trust Me. So ubonye ko hasa nkaho hari nyine haraka cyane. Igikuta n'umweru, the bed sheets ni blue. Urabona ko nyine n'abantu bari mu rugo, sibyo? Ni icyumba cy'umusanito. Ntago twashaka ibintu biri crazy ngo tumugire umuntu uri fancy like kandi ikindi kintu nashaka ikintu cyitwa cyo nyine cyo gukoresha ibintu bike like minimalism. Ku minimizing ibintu biri muri frame. Nyine ni amabara nagaba pick nkuko yabona n'amaso yawe. Bisa nkaho nyine amabara atapika cyane. No iyo ugiye muri urangije editing process ukora coloring nyine ukazaho akavuga ati ndashaka umutuku uzamuka cyane, ndashaka ko umuntu w'inzobe wenda ari gupika cyane mugabanya. Numva nubwo nyine hari ibintu biri inyuma yanjye cyangwa se bishobora kuba mu buzima bwanjye ubona ko biri brown nyine biri bitagushimishije ariko ngende umweru. So ngewe you have to trust me. Murakaza neza kuri Kiza online nkuko dusanzwe dukora ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi nkabona bazaniye umutumirwa akaba agiye gutangira abibwira. Alright, so mazina nitwa Alan, ndi music video director. Bamwenshi bajya kunda kubona kuri ma video atandukanye Alan Creations. So I'm the guy. Okay. So Alan, uyu munsi rero urakaza neza muri studio yacu. Studio yo mu rugo. Murakoze. Ku kibazo nifuza kukubaza, ndashaka kukubaza ku bijyanye na video mwakoze ejo bundi ushize. Ira video watangiye tubwira ku bijyanye na concept, main acting, abantu mwakoresheje, ukatubwira muri make kuri video nshyashya ufite, ukatubwira no mwayikoranye abantu nyine bari kutureba bifuza kubimenya. Okay, video twakoze ni video y'umuhanzi witwa Yuhi yitwa Trust Me. So hashize nk'ukwezi sohotse. So wenda mpereye ku itangiriro, Yuhi yanyohereje track nkuko indirimbo kuri phone arambwira ati indirimbo ndashaka kwishutinga. So iyo umuntu anyohereje indirimbo ngiye n'usange process yanjye, creative process yanjye, ikintu cyambere cyo gukurikiye no gukora scripts. Rero ndabanza nkayumva like intro nyinshi cyane, multiple intro nkajya nko muri headset nkayumva like intro rimwe kabiri gatatu kane gatanu, ngerageza noneho ku visualizing ase iyi ndirimbo yabigaragara gute mu maso, ese ni indirimbo ifite story, ni indirimbo nshaka izaba irimo ibintu bimeze gutya na gutya. So nawe yarayimaye ndicara ndayumva, nkora script. Indirimbo yari umuhungu, I mean story y'indirimbo n'umuhungu ubu uri kubwira umukobwa ngo amwizere nyine yuko he's a good guy nyine atari abandi bose. So ndavuga ni nyine kuna natekereje ide, ndavuga se numvaga kwari ukuntu umva ikintu kwe tumva nka vibe ukavuga ati se wenda ko dundi twadusanzwe tureba ama video atandukanye ukavuga ati se wenda ukavuga ati indirimbo wenda ndashaka wenda tuvuge for example ndashaka wenda izazimeze wenda nk'indirimbo y'umuntu umeze gutya, ndashaka izafite amakaraza ameze gutya, ndashaka izafite mood imeze gutya. Then nyumva ndavuga ni numva nshaka izafite mood isa nkaho nyine iri calm, mood nyine nkuko ayumva uri mu rugo tu. Urumva niba wenda umusore kubwira umukobwa ngo amwizere, basically ntago nashaka ko ibintu biri too fancy, bimo like biri crazy muri make. So ndavuga ni script numva ko yabera like nk'ahantu hameze nk'aho hari calm, hari white, hari clear. Urumva ni umuntu ushaka ko umwereka ko nyine akwizera, agomba kumwereka nyine uri we wese nyine ko yuri clean. So niko script numva na yanditse, then nkoresha reference y'amafoto atandukanye, and then
ndayimwohereza nawe arayikunda avuga ko nawe ariko nawe hari idea yamaye avuga ati indirimbo yawe numva ashaka izaba imeze gutya ambwira ati numva ashaka ko wenda nzaba ndahantu hameze gutya nambaye gutya I don't know the rest ariko kuko nawe umva ntago hari ibyo gukora video nk'umuhanzi akaguha the whole script hari utaguha the whole script hari uza nta kinazi ariko yamaye navuga ko yamaye like nk'umurongo ugenderwaho yeah so ndayimuha arayikunda and then ntangira gukora mubwira na budget izakenerwa ntabwo ibintu bigenderwa ubuntu and then navuga ko ariyo wenda first step then budget amaze kuyaprovinga nibwo umuntu atangira guscoutinga ama locations and locations zimaze kuboneka nibwo noneho utangira kujya muri technical ndakeneye zino lights cameras lenses amenyesha team yanjye DPs banjye Rich Montana Ali FM tuba ready nyine then tujya ku munsi wa set turashootinga urebye muri make navuga ko niyo process ya mbere abantu benshi bareba video ariko ntabwo baba bazi ukuntu nyine inyuma haba hameze abantu baba babiri inyuma kugira ngo ibintu babona muri video biri mu wowe team yawe mugizwe n'abantu bangahe okay so team yanjye nahera kuri DOP wanjye yitwa Rich Montana mugafanye yitwa Ali FM njya nkora n'undi mu set design yitwa Marvin urebye naho ngabo ari constant akenshi mu set design muri clip abantu benshi ntabwo babizi mu set design okay set design ni umuntu kuko urumva iyo ugeze ahantu for example iyo duvuze turashaka gushutinga wenda nko mu nzu so urumva inzu ushobora gusanga inzu ari wenda inzu irimo intebe salon bisanzwe ariko ntabwo twe dushaka ngo ni salon ahubwo ati wenda ashaka ko iyi salon turimo ibu salon wenda y'umustar cyangwa tuvuge nk'umuntu ukunda imodoka cyangwa umuntu ukunda box so we arayifata akayigira akayidesigning akayishushanya agashyiramo ibintu ukeneye niyo avuga ati wenda ashaka intebe zisa umutuku akazishaka intebe zisa umutuku niba ashaka gushyiramo amatablo niyo avuga ati ndashaka ibintu nyine we ofete ishusho ubushaka niwe uri byo nakwita ngo props ni wenda tuvuge nko muri filime wenda nk'igishushanyo painting cyangwa se intebe cyangwa se agatara akavuga ati niwe ubifata akabishyira akabyubaka yubaka nyine set so mu rugendo rero ukora wadusangiza muri make umuntu ukora music video ubundi aba ari umuntu umeze ute ukora music video like umudirector se cyangwa umuntu wese nk'umuntu ushaka gukora cyangwa se ushaka kubimenya n'iki yaheraho kugira ngo yitwe ko nawe akora music video so gukora music video ntago ari ibintu bigoye cyane okay biragoye ntabwo nta kintu cyobora mu buzima nyine ikeneye ushaka kugira profession cyane ariko navuga ikintu cya mbere cy'ingenzi nuko ugomba gutekereza iyo ushaka umuntu uri successful tugendeye ku ba directors bari famous ku isi hose abakoze ibintu birenzeho kuko video nowadays umuntu ashobora kubyuka agafata telefone agashootinga akareel then ahantu bitandukanye na music video icyambere iyo video ibigomba kuba relatinga n'indirimbo cyo ni ikintu cyambere biranashoboka ko ushobora gushutinga ibintu bihabanye n'indirimbo ariko still habamo ikintu nakita ngo connection aho biva bikagera ntago ugomba gukora ibintu bihabanye ku buryo umuntu azareba video akumva n'indirimbo tuvuge niyo umuntu yabanje kumva indirimbo akayumva nko kuri Spotify cyangwa Apple Music yajya kuri YouTube I did this what akaba deceived akavuga ati ntago ari cyo yari expecting so ikintu cyambere numva ni ugomba kumenya music ugiye gushutinga n'ibintu ugomba gushutinga images na music kugeza kubihuza muri creative way yawe cyo ni icyambere icya kabiri navuga ko kuko music video industry ni ikintu kiri vague ntago ari nko kuvuga ngo documentaire hari ibintu hari fundamentals ziba muri wenda tuvuge gukora film gukora documentary shootinga ibintu bitandukanye amakuru ariko muri music video tuba flexible cyane kuko ikibuga nyine ushobora gushutinga
music video ukoresheje kamera na lens imwe ushobora gukoresha itara rimwe nyine ibyo ngibyo rero nakumva ko ikintu cya kabiri ni ukuba creative mu buryo bwawe ntugerageze bibaho ko umuntu cyane cyane nkanjye sibyo njye nigendeho for example nkanjye njya kujya mu bya music video nakundaga video za Medisal pe ariko hari umuntu ushobora kuzamuka gutyo kubera gukunda ikintu agashaka gukora the same thing ibyo ngibyo birakugora kandi nanone ntago ubona touch yawe ntago umuntu aza kukwapproachinga aje nka Alan Creations kuko abona ko ntago umeze neza ntago identity yawe uvuga ati video ni Alan Creations areba akavuga ati ibintu se kumona nyine nawe ubwawe ba lost kuko inzira Alan Creations yaciyemo cyangwa izi cuts cyangwa Medisale cyangwa nde boy director ntago ari uzacamo so ugeze creating identity yawe ariko ukabikora in a creative way kuko abahanzi na music muri rusange ni ikintu navuga ko kiri create ni ikintu wumva kikagukangura ni ikintu wumva kikakubabaza ni ikintu wumva kikakuriza cyumva ukishima so ugomba kugeza izo feelings kuzishyira no muri video so navuga ko niba umuntu ushaka gukora music video cyangwa abantu benshi bakora music videos bahuriye kuri ibyo bintu kuba creative ntago tuba limited ku bintu ushobora kuzana miliyoni kashutinga video undi akazana 700,000 kashutinga video undi akazana 300 bitewe ariko still ni mbese ntago ugomba kuba limited kuvuga ngo wenda ngo muziki ngiki I can't shoot up you always have to be ready so ntago wenda ndi bukubaze ku bijyanye na budget muca cyangwa se amafaranga ibyo n'uburenganzira bwanyu wenda hano turaganira ku bijyanye n'ibintu biri technique so uvuze ko kuba creative music video kugira ngo uyikore uba ugomba kuba uri umuhanzi nawe cyangwa se umuntu wese yakora music video sinavuga ko umuntu wese yakora music video igihe afite iki niba nabyo bishoboka umuntu wese yakora music video mu gihe navuga ko mu gihe icyambere azi the technical part navuga ibikoresho azi kumenya ati ndashutingisha camera imeze gutya ndamenya ibintu biri coming out na editing gutya cyangwa kalazi imeze gutya cyo ni icyambere cya kabiri storytelling kuko storytelling ubwo ni nko kubara inkuru right kubara inkuru kuko niba wumvisha indirimbo umuntu wese wava akajya ashobora kumva indirimbo akamenya icyo ishatse kuvuga niba wumvisha indirimbo kumva ko wenda ari indirimbo y'Imana ntabwo uzafata abantu bari mu ndirimbo y'Imana bashyira muri club no ariko nuvuga ati wenda ni indirimbo y'umuntu ufite akababaro ushobora kuvuga ati ndashooting ahantu hari dark ndashooting nyine ukamenya history ndashooting ushobora kutamenya ibyo ngibyo biri technical ariko uzi storytelling nyine uzi kubara inkuru ushobora no kutamenya umuriye gukora music video ko nkanye nk'umu director kuko urumva umu director part y'abafite ushobora kuyidirecting nka video undi muntu akaza akagufasha ku lighting gufasha ku camera so nyine wowe ugafocusinga kuvuga ati ngenda shako izatanya wenda nari umuntu avuye hano akagenda gutya undi bikagenda gutya so uzi storytelling wakora music video akenshi ngiye gushutinga ibintu ndaza nkajya kuri location nkareba ko ibintu nzahazana ibintu nzasitinga bizakunda so location ari nyizi and then twarahageze dutangira gusetinga I feel like ikintu cya mbere cyatugoye ni time kuko high curfew and kumanaging time kuko I have to be real sibyo music video ni no kuri set hari ibintu biri unexpected ushobora gushutinga nka scene ukabona umuhanzi ari kwifilinga cyane nindi ukayibona ari kwifilinga cyane so kandi ushaka ko muri video iba consistent nyine wenda so scene imwe yayikunze cyane abona afite energy ugomba kugeza na ya scene atakunze ngo use nk'uzamura energy ye bijye ku murongo umwe ku buryo umuntu azari akavuga ati
hano ko muna yarasinziriye se hano ugerageza kunyine ku kintu kiri constant. So navuga ko kumanaginga time biragorana cyane kuri set kuko hari ibintu byinshi ugomba kuba gusetinga the makeup amascene atandukanye, guhindura ama angles ibiki, creating a light yeah. So ku bantu bari kureba iyi video bari kubonamo umukobwa mwakoresheje muri iyi clip video, kubera iki wahisemo uyu mukobwa? Niwe wamuhisemo cyangwa mbere yuko mubaza ikibazo urambwira ni uwamuhisemo muri mwe, niba ari umuhanzi cyangwa niba ari wowe? Okay, navuga ko umuhanzi ari wamusuggestinze kuko umuhanzi buriya ashobora gushaka gushyiramo umuntu ariko ubona bitajyanye wenda na script wanditse. So akenshi aramukwereka and then mukavuga ati okay right now you can tumukoresha. Ubwo yamuhisemo aramukwereka, yego uramureba nawe uramushima. So wagendeye ku kimbe kumushima? Okay, nagendeye kuri muri script nashaka umukobwa usa nkaho like cyamere mwiza sibyo, hanyuma ufite uri vibrant ko gushobora kubyina, ko gushobora gukina n'umusore, ushobora ko muzaye muri video ahantu bakina ibintu nk'ibyo. So nashaka iyo character kandi apparently I feel like barahuye mbere, so I feel like uyu mukobwa ashobora kubikora. Yeah. So clip irangiye wasanze yujuje ibyo wumvaga wifuza? Yego. Okay. Impamvu ntago abantu benshi bazi ko muri clip video n'ibyo bintu byose mu director bafite uburenganzira bwo kubireba, batekereza ko hari wenda umuntu ashaka gufata ubabonye, kandi hari ibintu umuntu agenderaho kugira ngo bikunde. Ikindi kibazo nari mfite muri video abantu bari kureba mo hano harimo amashusho y'ukuntu mwagiye mufata iyi clip video, kubera iki wahisemo gukoresha lighting muri buriya buryo? Wenda kanitse nk'uyicamo kuko harimo scene bari ku gitanda, harimo scene bari kuri background, the main character ariwe Yuhi uri kuri background, no kuri n'ahandi hantu bari like in a closed space. Yeah. N'ahandi hantu hari band. So mere kuri scene ya mbere basa nkaho bari muri ku gitanda, ni mu cyumba. So ndabe nagarutse kuvuga ngo ndashaka ko indirimbo Trust Me. So ubonye ko hasa nkaho hari nyine haraka cyane, igikuta n'umweru, the bed sheets ni blue, urabona ko nyine n'abantu bari mu rugo sibyo, ni icyumba cy'umusanito, ntago twashaka ibintu biri crazy ngo tumugire umuntu uri fancy like urumva ahantu umuntu I mean umutipe usanzwe sibyo. Ya icyumba cy'uburyo cyaba kimeze ku cyumba cy'umuntu ukora muri banki cyaba kimeze. Kandi ikindi kintu nashaka ikintu cyitwa nyine cyo gukoresha ibintu bike like minimalism, minimizing ibintu biri muri frame. So nkuko mushobora kubona muri scene nyine urabona ko scene iri calm, ntago harimo abantu babiri nyine. So lighting nashaka kiba bright cyane nyine kugira ngo bigaragare ko nyine urumva Trust Me tukwereka ko uko wese ndi ntago harimo ama shadows menshi. Yeah, ni kuri iyo scene ya mbere. And then scene ya kuri background urumva ndi gukomeza kugaruka kuri cya kintu nyine cyo kuvuga ngo ikintu kiri consistent sibyo. So ari kuri background isa iri brown, yambaye umweru, urumva umweru nyine still yongeye garutsemo, urumva still urumva arashaka Trust Me sibyo, nubwo inyuma hari ikintu kiri brown sibyo, ariko urabona ko wenda hariho afite ukuntu ari twamushyizeho key light, wenda twamufokasinze itara cyane agastanding out nyine na background. Urumva nubwo nyine hari ibintu biri inyuma yanjye cyangwa se bishobora kuba mu buzima bwanjye ubona ko biri brown nyine bitagushimishije, ariko ngenda umweru. So ngewe you have to trust me. Okay. And then kuri scene ya bande ho hasa nkaho bigaruka noneho birahinduka bigasa nkaho bibaye a little bit. Naho harimo light iri harsh nyine ipika mu maso, n'ibirebye muri screen ushobora gupika mu maso. So nashakaga nyine like iyo scene iri nyine ni band ni Yuhi like
n'umuntu umucurangira producer we Rush, and specifically aho nashatse creating a vibe nyine, tuvuge nk'akantu hari ibintu bijya ama YouTube videos ajya yitwa ngo bakora akabandi mu rugo baga performing. So nanjye still nabuze ni I don't want to go like out of vuge ngo wenda bandira ahantu wenda kuri stage cyangwa ahantu hakomeye, numva still Yuhi n'umuhanzi umuhanzi azaririmbira abantu. So ariko katubigire noneho warm nyine, tubigire ibintu biri interesting, ntibibe kuba twabicana kwa kundi bikaba umweru cyane, ntago biri ntago bya ntago byaza bitwika tu, ntago byaza biri bishimishije nyine umuntu abirenga ngo biraryoshye tu. Urumva ni nayo ntago nta club uzabona iri bright, uzabona amatara flashing ani ibintu ngibyo iboro biri red, kandi none ndumva ko nyine ikintu kuko urabona ko harimo smoke, mbese bigutera amatsiko, bigutera amatsiko, ukabona nyine scene iri vibrant, irashyushye, ukabona hari umuntu uri kuririmba, ukabona hari umuntu wambaye agatuza, uvuga yo this is fun. Nyine still nanone wenda ngarutse ku kintu cyo gukora music video, ugomba kugira fun, niyo yaba ari ikintu kibabaje ariko ukabona nyine iraryoshye kuyirebera amaso. Yego. And then scene ya nyuma yo barahantu nabyo still the same thing, no hari aho bari wenyine naho ari kumwe n'umukobwa, cyo no kubigira interesting. Yeah, so n'ubundi urabona ko biracyari ibintu lighting iri consistent, ntabwo turi kujya out of ngo yajemo irindi tarutamenya muri voye. Yeah. So muri experience n'uburyo ukorana na team yawe iyo mufite akazi ko gukora indirimbo nyine kuri amutangira, wowe nka director muhera kuki, uhera he, ni ibiki bibanza, ni ibiki bikurikira, ni ibiki biza nyuma? Yego. Umuntu uri kureba iyi video nyine wamusobanura muri make. Okay, so icyambere nabihereyo ni gukora script ijyana na storyboard, kumenya ati muri scene umuntu azaba ahagaze gutya, light zahimeze gutya. Nyuma y'icyo script yabaye approved, mutanya guscouting locations. Locations yo zabonetse, noneho mwicara na team, we nka director mufite script, mufite storyboard, mugatanya kubona gushaka equipments, kugati wenda turashaka amatara yazakumweru, turashaka amatara yazakumutuku, tuzakenera gimbo imeze gutya, tuzakenera crane, tuzakenera dushaka shooting, ndashaka shooting wenda shootingisha red, ndashaka tushisha black magic, mujyanga muri technical part. Then mukajya kuri set mugashootinga, mvuye gushutinga no kwita noneho kucyo nyine post production, ayo hazamo editinga no gukora mu colors, kweditinga nyine ni gushyira mu machine, noneho ukayi byakenshi ndi editingira uburyo nyine uburyo video bigaragara, kweditinga ushyiraho n'amashusho abanza kurikiraho biki byose, and then coloring noneho kuko ushyiramo amabara noneho. Wenda umuntu utabizi, hari abantu bakunda bajya gushutinga wenda colors bashaka ziri muri kamera, ariko music videos nyinshi ushutinga ibintu bitarimo amabara, nakwita ngo biri flat. None nasuga ngo yabisa ibintu bitarimo amabara, barano shaka kumva ko ari noir. Oya, nyine ni amabara ntagaba pika nkuko yabona n'amaso yawe, bisa nkaho nyine amabara atapika cyane. Nono iyo ugiye muri urangije editing process, ukora coloring nyine ukazaho kabwe ati ndashaka umutuku uzamuka cyane, ndashaka ko umuntu w'inzobe wenda ari gupika cyane mugabanya, and then navuga ko yavuye coloring numva ariyo final step ya nyuma. So wenda ngiye bibazo nari mfite n'ibyo, ariko ku kindi kintu ushobora kongeraho watubwira hano kuri Kiza online nacyo birashoboka bijyanye n'umwuga ukora? Okay, ibijyanye n'umwuga nkora navuga ko umwuga mwiza uhura n'abantu b'ingeri zose, uri fan, urumva shooting ibintu birimo umuziki biri fan, ariko nyine urugendo rwose rurakomeye. Umuntu wese umva ashaka gutanga music videos nyine expect kujya mu ups and downs menshi,
kandi ikindi kintu ni ikintu ukora video abantu barayijudginga. Don't ever ntuzaconsidering ibintu kuko hari ukuntu abantu bashobora gukritika ikintu kandi buriya aho uva ukagera kuko ikintu kigiye mu maso y'abantu buri wese akijudging ukabibona. Wowe ikintu ukora ugerageza kuimproving ibyo craft yawe utagendeye kuvuga ati wenda umuntu ashobora kureba akavuga ati uyu muntu aya matara yemwe ntago nyakunda, kandi wowe uzi impamvu yashyizemo uzi ni ukavuga ati wenda impamvu atayakunze bene ni impamvu, ariko iyo ufite goal ku kintu uvuga ati ndashaka kuzankora video zimeze gutya ugerageza kuimproving our work yawe, ariko still abantu bazagukritika bazavuga ati video zimeze gutya, ariko mu gihe wowe ubwawe uzi icyo ushaka uri consistent uzajya icyo ushaka uzaba music director urenze ukomeye. So navuga ko umwuga music video ni uryoha pe umwuga uvamo amafaranga iyo wageze ku rwego wifuza, ariko no gutangira biragorana kuko ugomba guprovinga abantu ko you are worth amafaranga usaba. So rero ni ibintu biri fun, ubwo abantu bakunda kuvuga ko nyine ibintu ngo bitagoye ngo gakora ngo ama video ngibiki, ariko ni ibintu bigoye kuko ubu ushobora kuba umuntu cyangwa wenda kuba umuntu umwe, ariko cyane ko mu director ukontrola abantu nk'icumi cyarimwe, kandi nanone mu kukontrola abantu 10 niko mu mutwe wawe uvuga ati ndashaka ishusho rimeze gutya. Ushobora kurangira uvuga ati ababyinnyi bari gushobora kujya mu bantu kibagirwa ko itaragomba kuri movinga agomba guhindura ibara rya. So no mungana none ukenera kuba serious, iyo ugiye mutari serious you end up n'ubundi like nutazi to. So nibyo ngiye navuga. So mbere yuko dusoza nk'umu director wa music video ubuzima bwakwigishije iki? Ubuzima bwa music video directing bwanyigishije navuga iki cya mbere navuga time management, icya kabiri bwanyigishije kuba patient, icya gatatu kugira focus mu buzima bwawe kudata intego. So wagira iki tubwira niba ari cyo nibagiye? Ndumva byinshi nabivuze, mwakoze kuntumira and ndumva ari byo. So nanjye rero nagushimira kuba witabira ubutumire bwacu ukemera no gusharinga bimwe mu bijyanye n'umwuga ukora. Ntago abantu benshi babikora, ariko impamvu y'icano yacu ibayeho ni ukugira ngo abantu bamwe bige ibintu bimwe batazi uko bikorwa cyangwa se bafitiye amatsiko bifuza kumenya. So wakoze rero kutwumva ukemera no kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze. Murakoze nawe.